Yesu ashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese muza niryo mbifurije. Dushimana cyane iduhaye kano kanya kuboneka imbere yayo. Ni akanya k'umugisha, ni akanya kadasanzwe, ni akanya Imana iba yongeye kudutiza kugira ngo tube duhumeka umwuka bazima. Hari benshi babyuka bapfuye, abandi kuvuga byanze, kimwe n'uko hari n'abirirwa ari bazima nijoro ugasanga habaye ikibazo. Imana ishimwe cyane ko iba yaturinze. Mwese ndabasuhuje rero abo dukunda kubana, ari abakoze subscribe n'abatari bazikora, mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibahereze umugisha aho muherereye hose, ku mpera z'isi, ku migabane itandukanye. Mwese mbasaba umugisha uva ku Mana twese muze numbasabiye cyane kurusha ibindi byose. Imana ikomeze ibahaze, ari abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, abari za Oceania, za Australia, abari za Aziya, abari muri Afurika, abari mu Rwanda n'abari mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mwumvira ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana y'amahoro ikomeze ibahere kandi ikomeze ibishimire muri byose. Mureke kano kanya Imana idutije kugira ngo twumve ijambo ryayo, kongere kaba kanya kadasanzwe. Njyewe uwo mugiye kubana Samuel Mutezimana, ni mwene so muri Kristo Yesu, nanjye ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Niyo ntumbero, niyo ntego nyamukuru. Mureke turebe cyane uko twasenga Imana, maze dukomeze cyane n'akanya ko gukomeza tubana n'Imana, kuko icyo dukeneye cyane nuko imitima benshi nuko igomba guhinduka. Niyo kintu cyane dushize imbere, ntabwo dushize imbere cyane ibyo dushaka byo muri iyi si, ahubwo dushize imbere cyane tuvuga ngo imitima y'abantu igomba guhinduka. Amena. Uko ijambo ry'Imana ratubwira ngo cyane Yesu abaza abigisha babaza ngo mbese umwana w'umuntu azaza kwizera kukiri mu isi. Niko Yesu yabajije cyane, yabivuze gutyo kuko yabonaga n'ubundi hari icyo bita ubuhenebere buzabaho, ariko abwira abantu mugomba kwigisha mu gihe gikwiriye kidakwiriye. Niyo magambo Pawulo yabwiye Timoteyo, muvuga ngo ugomba kwigisha abantu mu gihe gikwiriye, kuko mu minsi izaza abantu ntabwo bazabihangana amagambo y'ukuri, ahubwo abantu bazicara bashaka kumva ibibanezeza ibashimisha gusa, nibyo bazaba bakeneye. Ntabwo bazaba bakeneye kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bazaba ariho bumva bashaka yuko ibyo bakeneye bo ubwabo ko ari byo bigomba kuba byabaho. Ariko wowe mwene data isanda kubwira ngo shaka umutima ugutera imbaraga, atari ibi ngibi tugenda dufata n'ubundi akanya gato ugasanga twongeye gusonza. Dukeneye ko umuntu wese aho yava akagera yakongera agafata icyo bita umutima ubatera imbaraga. Mu izina rya Yesu turagushimiye kuri uwera, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye kuri umutabara, tugushimiye ko dutize uyu munsi ngo tube ku mukabazima. Imana nishimwe cyane ko yabanye natwe kandi ko waturinze. Mu izina rya Yesu Kristo turi imbere y'ubwiza bwawe. Imana yo mu ijuru, banza unyemere cyane, ubanze wuhagire uyu munwa ugiye kuvuga ijambo ryawe. Ni umunwa uhora wanduye, ni umunwa wavukiye mu byaha. Mu izina rya Yesu shoboza mvuga ijambo ryawe nk'uko ushoboje, ne kuvuga ibyanjye ntabwo ari njye ugaragara, ahubwo Mana hagaragare wowe. Ureke ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe byongere binyomeho, kandi byome no ku ijambo ryawe. Uhereze umugisha umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, kandi umushigikire, kandi umuhe kwaguka mu buryo bwose bushoboka. Ugize neza kuri kumwe natwe muri byose, segerize nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu nakomeza ashimwe cyane, kuko wabivuga utabivuga n'ubundi agomba gukomeza gushimwa, kuko nubwo we nubwo utamushima, afite ibizima n'abamarayika n'abakuru barenga 24 bahora bamushima uko bukeye uko bwije, bavuga ngo arera, ngo arera, ngo arera. Ubundi niyo principe yatumye Imana iri mu muntu, nkuko tubisanga cyane hariya mu Befeso ku gice cya mbere. Dusanga ubundi Imana turi abantu babayeho turi mu mitekerereze y'Imana kuva kera kose. Imana yadutekerejeho ivuga ngo izari mu muntu, kandi yadutekerejeho isi itari yaremwa. Niyo mpamvu abwira ngo dufite amahirwe adasanzwe cyane mwene muntu yavukanye, nubwo ntabwo tuya tumenya agaciro kacyo, ariko twavukanye agaciro kadasanzwe kuko twabaye mu mitekerereze y'Imana. Imana itari yatekereza isi.
nibwo Imana yatanga guteka ngo nzarema umuntu maze iguhitamo wowe nanjye kugira ngo tube abantu bayo. Rero kuba yaraguhisemo si uko hari icyo yaguciye, si ubwiza wari ufite budasanzwe, si uko wari umunyacyubahiro, si uko wagaragara nk'aho uri umuntu muremure cyangwa mugufi cyangwa munini cyangwa unanutse cyangwa umeze ukuntu, ahubwo ni impuhwe z'Imana yakugiriye kugira ngo wowe nanjye twakire icyo bita agakiza, twakire icyo bita ubugingo buhoraho. Noneho ibyo byose yabikoze ifite prinsipe igaragara, yumvaga nta kindi yashakaga. Yashaka kugira ngo mwene muntu habe mu isi ari uwera, akijijwe, nta kindi kintu Imana yigeze gushakaho. Yashaka kugira ngo uhore uri holy, to be holy. Yashaka kugira ngo uhore wejejwe, uhore mu buzima bwo kwezwa. Niyo kintu Imana yashaka kuri mwene muntu, nta kindi yigeze gushakaho. Naho ibindi byose waza uvuga ngo genda shaka ibingiye gutya na gutya, ntabwo ari byo Imana yagushakagaho. Imana yashaka kugira ngo ube mu isi wejejwe, ugwize imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zishobore ko zakurinda icyo bita icyaha cyose n'igisa nacyo. Nicyo kintu cya mbere Imana yumvaga n'ubundi gushakaho. Aho ugomba gutebaza cyane, iyi saha intego yatuma Imana indema ndacyayirimo. Mu gihe rero uribuze gushaka intego, mu gihe uribuze kubasanga intego yaramaze kuyishyira ku ruhande, nta kindi usabwa ni ukwemera ugaca bugufi. Kuko ijambo Imana itubwira ngo nimwemera muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagomwa inkota izabarya. Rero impamvu duhura n'ibyago bitandukanye muri iyi si byose n'ubundi bifitanye isano n'ubuzima tuba tubayemo ku ruhande rw'Imana. Mu gihe Imana tuzayifata tukayishyira ku ruhande, n'ubundi tuzahura n'ibyago byinshi bikomeye. Ariko igihe tuzemera tukumvira Imana, igihe tuzemera tukagera mu bushake bw'Imana, aho ngaho uzabayeho neza, uri mu buzima bwiza. Aho ngaho uzabaho unejeje Imana, kuko uzaba umeze nk'aho wamaze kugera mu cyo bita intego y'Imana mu kurema umuntu. Amena. Mureke dusome igitabo mu gitabo cy'imigani, imigani ya Salomo, ku bice turasoma ibice 22 umurongo wa 4. Imigani ibice 22 umurongo wa 4, hari amagambo avuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amena. Ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'ubugingo. Setu. Yesu nashimwe cyane. Rero urumva iyi ni prinsipe Imana yacishe muri Salomo y'amagambo yishyurirwa yagize hagati muri we. Imana imwereka yuko umuntu wese uzicisha bugufi akubaha Uwiteka azagira ibintu ko ari bitatu. Azagira icyo bita ubukire, agira icyo bita icyubahiro, agira icyo bita ubugingo. Bisobanure ngo hari igihe ushobora kuba wagira ubugingo ukagira n'icyubahiro ariko ntugire ubukire. Bisobanuye yuko ushobora no kuba wagira ubugingo ntugire icyubahiro, ntugire n'ubukire. Bisobanuye yuko ushobora kuba wagira icyo bita ubukire n'icyubahiro ariko ntugire ubugingo. Bisobanuye yuko muri make ushobora no kubura kimwe muri bya bindi, ibindi ukabibona. Ariko umuntu wese wubaha Uwiteka, uwo nguwo nta kindi, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, azabona ibintu ko ari bitatu byose bizaza biri kumwe. Azagira icyo bita ubukire, azagira icyo bita icyubahiro, azagira icyo bita ubugingo. Ariko iyi minsi tugezemo tugwije abantu benshi cyane bafite ibyo bita iby'ubukire, badafite icyubahiro, ntibagire n'ubugingo. Kandi nubwo twe tubarebe nk'ari umunyacyubahiro, ariko umuntu wese umunyacyubahiro wa mbere, umunyacyubahiro wa mbere ukomeye ni umuntu utunze Kristo muri we. Iyo utunze Kristo muri wowe uba uri umunyacyubahiro ukomeye cyane. Ariko iyo nta Kristo wifitemo, usanga nawe uri umutindi wo gusabirwa. Nkuko aya ni amagambo dusanga cyane ahangaha mu byahishuwe, aho urwandiko Yohana yari yandikiye ririya torero. Mureke turisome, byahishuwe ku bice bitatu. Byahishuwe ibice bitatu. Byahishuwe ibice bitatu. Noneho reka dusome duhere kuri 14 cyangwa 15. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyo wari ukonje cyangwa ukabira, nuko rero kuko
nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga ati ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Rero urumva ahangaha kuri 17 avuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi inyuma y'abandi bose. Yesu nashimwe cyane. Rero hari kriteriya abantu tugendaho cyane bo mu isi, tugenda tuvuga ngo kanaka ni umukire, kanaka ni umutunzi, kanaka ni umunyacyubahiro, ariko icya mbere cyo umunyacyubahiro wa mbere ubaho ni umuntu utunze Kristo muri we. Nubwo wabaho udafite akantu na gato ugasanga uri umukene mu buryo bugaragara mu buryo bw'isi, ariko utunze Kristo muri wowe uba uri umunyacyubahiro kandi uri n'umukire wa mbere, kuko icya mbere cyo byose ubifite, ufite n'icyo bita ubugingo. Upfa kuvuga ngo njyewe ubuzima bwose mbayemo ntunzemo Kristo, ubuzima bwose mbayemo Kristo ndamwemera ni umwami wanjye, ariko igihe cyose uzisanga urimo urakora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka, urimo uravuga ngo ngiye ngo ndi umukire, muri make urumva ahangaha itorero ry'Laodikiya ni abantu babagaho bumva yuko bihagije muri byose, kuko cyakora urebye ku buzima byo n'ubundi urebye mu mateka yabo usanga bari bafite icyo bita suse z'ubukire bwinshi bushoboka. Urumva ko babonaga bakabona ari abakire mu buryo budasanzwe, ku buryo iby'Imana bamaze kubishyira ku ruhande bumva yuko bo ubwabo bihagije muri byose, ku buryo bumvaga Imana batongera kuyishaka mu buzima bwabo. Ariko Yohana agiye kwereka iri torero, yeretswe iri torero uko rimeze, none Uwiteka aramubwira ngo iri torero dore ukuntu bimereye. Berekana yuko ari abakire, yuko ari abatunzi, yuko bafite byose bishoboka, ariko batazi neza yuko ari abatindi, bakaba ari abakene, bakaba ari impumyi, bakaba ari ibimuga, bakaba muri make ari babandi b'abatindi bari inyuma y'abandi. Urumva kuvuga ngo uri umutindi kandi wowe ubona yuko uri umukene, yuko uri umukire mu buryo budasanzwe, utari ikibazo gikomeye cyane. Impamvu wabaye umutindi ni uko utigeze utunga Kristo muri wowe, ariko uramutse ufite Kristo muri wowe, nubwo uko wameze kose ubuzima bwose wabayemo upfa kuba ufite Kristo. Iyo ufite Kristo umaze kuba umukire, ariko niba nta Kristo nta bukire ufite muri wowe. Amena. Rero Imana irashaka yuko abantu bongera kuyubaha bakayubahisha, kuko ijambo baratubwiye ngo cyane ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano z'uwo mu nta kindi azabona ibyo bintu uko ari bitatu, azabona ubwo bukire, azabona icyo cyubahiro, azabona icyo bita ubugingo. Ariko wa wundi wese uzishyira hejuru nta kindi kintu azabona, azabura ubugingo, azabura bwa bukire, azabona cya cyubahiro. Ubundi icyubahiro cyose wakwishakira Imana itagifitemo uruhare, aho ngaho cyose kizagupfira ubusa. Ariko icyo uzashaka cyose wicishije bugufi uri imbere y'Imana, ubundi aho ngaho Imana izakuzamura. Yesu nashimwe cyane. Dusome cyane mu rwandiko Pawulo yandike mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, dusangaho hariya ku gice cya 10 hari amagambo ubwo Petero arimo asenga na Koruneliyo arimo asenga, maze Petero Uwiteka ari amagambo yamubwiye ari mu nzozi, ari kusenga ku isaha ya 9, ariko na Koruneliyo n'ubundi nawe hari amagambo Uwiteka yari yamubwiye, bose ababonekera icyarimwe. Maze Petero, kuko icya mbere cyari ikibazo kuvuga ngo umuyuda araza gusangira n'umusamariya, ugasanga muri make hari ikintu bafite kimeze ngaho ari amoko mu gihugu cyabo. Muri icyo gihe bafite ikintu bita amoko, ku buryo abangaba ntabwo bagomba gusangira, kandi ibyo byose bakabikora bumva yuko ari abakristo, bumva yuko ari abantu bazima, bumva yuko ari abantu bubaha Uwiteka. Maze Petero Uwiteka aramubwira ngo, Petero agiye kubona mu iyerekwa abona ikintu cy'amaso kimanutse, maze Uwiteka aramubwira ngo fata ubagurye. Aravuga ngo hoya, ntabwo nigeze njye kizira hagati muri twebwe. Noneho Uwiteka aramubwira ngo umva, namaze kubihumanura, bifate wirire, ibyo birahagije. Noneho Petero ibyo byose
arabikora, ariko agiye kumva yumva hari intumwa zivuye kwa Koroneliyo zije kumushaka, kuko Uwiteka yari yabwiye ko navuga ngo tuma intumwa kwa Petero aze. None Petero aragenda, ageze kwa Koroneliyo, kuko Uwiteka yamaze kumubonekera. Petero ageze kwa Koroneliyo, noneho Petero nibwo yatuye amagambo aravuga ngo mu mahanga yose uwubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Uwiteka aramwemera. Yesu nashimwe cyane. Rero nta kintu na kimwe uzigera ukora utari kumwe n'Uwiteka. Ibyo uzakora byose uri hanze y'Uwiteka ntabwo bizigera biguhira, nta cyubahiro uzigera ubona utabanje gushyira Imana imbere. Ibyo wakwishakamo byose, nubwo wavuga ngo mfite ibintu runaka, nubwo wavuga ngo njye ngo mfite ubushobozi runaka, utubaha Uwiteka, aho hose ni ikibazo kuri wowe. Birasaba ngo kugira ngo ufate umwanzuro wongere wubahe Uwiteka, mu byo ukora byose wongere wubahisha Uwiteka, maze Uwiteka nawe ubwiwe azakubahisha, aguze icyo bita icyubahiro. Icyubahiro cyose waba uri gushakisha gitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, gitari mu bushake bw'Imana, cyose kizaba ari ubusa. Nta kindi Imana ikeneye yuko uyubaha kandi ukayubahisha n'ibyo ufite byose. Cyo kintu cya mbere Imana igushakaho. Amen. Ngo mu mahanga yose uwicisha bugufi, wa wundi ukora ibyo gukiranuka. Ubundi abantu benshi cyane tugwije umubare mwinshi cyane w'abakristo bari mu matorero, ukumva umuntu ngo yarabatijwe akagira ngo n'ubundi umunsi yabatoye ngo n'umunsi yakira agakiza. No, ni ibintu bitandukanye. Ushobora no kumara imyaka 40 uri umupastor uyoboye, uri umushumba, uri apostle, uri bishop, uri padiri, uri musenyeri, uri papa, uyoboye abantu runaka, ariko ugasanga utari wakira icyo bita agakiza. Kuko agakiza no kubatoza ni ibintu bitandukanye. Ubundi iteka ryose ugomba kubaza kwitabibaza cyane. Ubwo si cyambere cyo ubundi cyerekane ko umaze kwakira agakiza, nuko wisanga hari ingeso zawe wamaze kureka, ariko urabatizwa hari ingeso wari ufite muri wowe, ugasanga ingeso n'ubundi iracyakomeje. Bitewe n'iki? Hari ibyo utari wakwakira, hari imbaraga utari wabona muri wowe. Ariko uwicisha bugufi wese akubaha Uwiteka, afite ingororano siwe z'ikintu bita icyubahiro, afite ubugingo, afite n'icyo bita ubukire. Yesu nashimwe cyane. Ubundi iteka ryose nufata uwo mwanya wo kwemera kwicisha bugufi, ahangaha nta kindi kintu bizagufasha. Bizatuma iteka ryose uba umukire, ukaba umutunzi, ukaba umunyacyubahiro, uzaba ufite n'icyo bita ubugingo. Yesu nashimwe. Dawidi rimwe avuye kuzamura isanduku y'Uwiteka, umugore we yaramurebye, Mikali mwene Sawuli araza aramuseka. Akimara kumuseka, maze Dawidi aramubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo reka nkubwize ukuri, nubwo wabona ndimo nyinira Uwiteka kuriya nikishe bugufi, Uwiteka azandeba akomeza anyishimire. Nubwo wowe ubwawe ubibona nkaho ari ibintu bisuzuguritse, abantu basuzuguritse, ariko ngewe mbikora ndimo nshimira Uwiteka, kuko yakuye so Sawuli ku ngoma akanyimika, ngewe Dawidi ankuye mu cyo bita hahandi inyuma y'abandi bose, akemera yuko ngewe ubwanjye naza ngicara kuri iyi ngoma, kandi yamaze gukuraho so ubwiwe, akemera yuko ngewe nakwikira kuri iyi ngoma. Imana ishimwe cyane. Nubwo wowe wabona yuko ndi umuntu usuzuguritse, ariko abangaba bose bazahora banyubaha. Kubera iki? Kubera ko nubashye Uwiteka. Niyo mbabwira ngo nta kindi gishobora kuba cyashoboka utabanje gufata umwanya wo guca bugufi ngo ube wakubaha Uwiteka. Ibyo wakora byose bizaba ari impfabusa, ibyo wagenderamo byose bizaba ari impfabusa. Banza cyane wongere wisuzume cyane, wongere ubanze urebe cyane ukuntu wongere kwitwara, kuko icyambere cyo ibyo wakora byose utubaha Uwiteka, nta cyubahiro na gato uzigera ubona nubwo wagishakisha. Ubwo usanga abantu benshi cyane barimo bashakisha ibyubahiro, mukanaka ngo ntabwo yamfukamiye ngo sinzi biki. Icyubahiro cya mbere cyo ugomba gushakisha, banza wubaha Imana, kuko numara kubaha Imana, Uwiteka nawe ubwiwe azakubahisha mu buryo bwose bushoboka. Amena.
Yesu nashimwe cyane. Ibyo wakora byose rero utubaha Uwiteka, byose ni ubusa. Ibyo wavuga byose utubaha Uwiteka, byose ni ubusa. Wabwiriza ariko udaca bugufi imbere y'Imana, byose ni ubusa. Ibyo wakora byose, aho wajya hose, inzira zose wajyamo zitandukanye, ariko utabanza kubaha Uwiteka, byose ni ubusa imbere y'Imana. Icyo Uwiteka gukenewe nta kindi, akeneye kwera kwawe, akeneye kubona ukiranuka, akeneye kubona umuhesha icyubahiro ahantu hatandukanye, akeneye kubona wowe ubwawe aho waba uri izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru, akeneye kubona wowe ubwawe Uwiteka avugwa neza mu ruhando rw'abantu batandukanye bitewe nawe. Kuko icya mbere cyo abantu bagiye batukisha Uwiteka, bagatukisha izina ry'Uwiteka kandi bita ngo ni abantu b'Imana. Rero ntabwo waba uri umuntu w'Imana ngo uze no kuba wayitukisha ngo bize ko byashoboka, ntabwo byavamo, ntabwo byashoboka. Rero uwicisha bugufi akubaha icyo bita Uwiteka, Imana nishimwe. Uyu nguyu afite ibintu bigera muri bitatu kandi byose bikenewe muri iyi si. Impamvu ubona uri gushaka icyubahiro warakibuze, impamvu wabuze icyubahiro, impamvu wabuze ubukire, impamvu wabuze icyo bita ubugingo, nta kindi nuko wanze kwicisha bugufi ngo bakubaha Uwiteka. Rero ugomba kubaha Uwiteka, ukavuga ngo icyubahiro ni icy'Imana. Uwiteka niwe wenyine ugomba kuba yashyirwa hejuru y'ibindi byose, n'ibindi byose byo mu isi byose birashira, ariko Uwiteka ahora ari Uwiteka, ahora atubereye Imana, ahora atubereye byose. Kuko icya mbere cyo iyi saha tuvugana aramutse avuze ngo ntabwo ubaho, ntabwo wabaho. No kuba ukiri guhumeka n'iyi saha ni ukubera Uwiteka. Rero icyubahiro ni icy'Uwiteka ryose, nta muntu bazigera bagisangira. Imana ishimwe. Kuko Satani impamvu yamanutse mu isi, impamvu yamukuye mu ijuru, byatewe n'agasuzuguro, byatewe n'uko yanze kwicisha bugufi. Ariko ugasanga abantu benshi cyane muri iyi minsi dufite ubwibone budasanzwe. Ibyo wakora byose ufite ubwibone, ahangaha Uwiteka azakurimbura, azakurimbura ubimenye, azakurimbura. Icyo muhuriyeho nta kindi, akeneye ko ugomba kugaragara wera, akeneye ko ugomba kugaragara wejejwe. Ibyo wagendamo byose rero utejejwe, udaca bugufi, utemera yuko Uwiteka ashyirwa hejuru, byose bizakubera impfabusa, byose bizagupfana. Ariko Imana icya mbere cyo, niyo mpamvu yavuze ngo, iravuga ngo abaca mu isezerano bose izakomeza bayubeshya kubashyeshyenga. Icya mbere impamvu wasenga ariko utubaha Imana, waririmba utubaha Imana, wakora imirimo yose utubaha Imana, ariko umuntu wese wubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Yesu nashimwe cyane. Amena. Ngo mu mahanga yose, mu mahanga yose, mu mahanga yose uwubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, Uwiteka uwo nguwo aramwemera. Impamvu utemerwa, impamvu ntawe ukwemera, impamvu ntawe ukwemera si uko wavuze ngo wabuze icya cyubahiro, ahubwo ikibazo ni uko banza uce bugufi, Uwiteka banza ashyirwe hejuru. Mu gihe gikwiriye Uwiteka nawe azakuzamura. Ntabwo yakuzamura rimwe n'abandi bose, ntabwo yaguze icyubahiro rimwe n'abandi bose. Hari igihe cyawe gikwiriye Uwiteka azakuzamuraho, ahubwo banza ibaze cyane iyi saha, isaha ntegereje hehe, isaha ndurije hehe. Ibyo ndimo byerekana yuko ntegereje Uwiteka, ibyo ndimo byerekana yuko ndi mu ruhande rw'Uwiteka. Igihe cyose uzisanga uri ahantu utagombye kuba uri, uzahita umenya neza ko aho hantu uzahagirira ibyago. Nta kindi gikenewe, banza cyane wongere wibaze cyane, iyi saha mbimeze gute, iyi saha ngaragara gute imbere y'Imana. Nubona iteka ryose uri mu bintu bidakwiriye, saba Imana yongere kugarukeho. Amena. Se Imana yongere kugarukeho, se Imana yongere kugarukeho muri rusange. Ibyo wakora byose ni ubusa, ibyo wavuga byose ni ubusa. Nubwo wabwiriza abantu ibihumbi bingahe, utazi kubaha Uwiteka, utazi guca bugufi, ahangaha uzakomeza kuba impumyi. Niyo mpamvu yabwiye ababwira ngo murirata ngo muri abakire, ngo muratunze ngo muratunganiwe, mutazi yuko muri abakene, mutazi yuko muri abatindi inyuma y'abandi bose, mutazi yuko muri n'impumyi, muri rusange. Yesu nashimwe. Ariko uzi ubutaho kwita ngo uri impumyi wowe, kandi ubonaga yuko uri umuntu ureba, akavuga ngo uri impumyi.
ibaze gukwita wowe ngo uri impumyi wita ngo wowe kanaka nubwo uri umushumba nubwo uri representative w'itorero runaka nubwo waba uri papa nubwo waba uri monsenyeri nubwo waba uri umuntu runaka ariko ikigaragara wowe uri impumyi. Ibaze gukwita ijambo uri impumyi ni ukuri birababaje muri rusange, ariko ni wongere wige guca bugufi, wongere wubahe Uwiteka, kuko icyo abantu bari kuzira murimo murishira hejuru cyane y'Imana, aho Imana yakuzamuye, aho Imana yamaze kugeza ugasanga utangiye kuvuga ngo Uwiteka ni iki. Abasenga ni abantu baciriritse, ngo abantu bagomba kujya gusenga Imana abantu baciriritse, ngo njyewe nta bintu ngifite kuri gusaba Imana sorry ntabwo dufite ko nasaba Imana njyewe ngo ujye aho namaze kugera. Ariko nakubwira ngo iyi saha Imana niyo gukenerwa, ahantu hose hashoboka Imana urayikenera, kandi uzakomeza no kuyikenera mu buzima bwawe kugeza upfuye. Yesu nashimwe. Ugomba guhita wibaza cyane buriya, icya mbere cyo niba udafite ubugingo, niba urimo wirata ngo hari icyubahiro ufite, kandi buri uritwa n'iriya mbwa ya hariya iteka ryose, uzi ko Uwiteka kureba kubera ibyaha ukora, uvuga ngo ngiye ngo ufite ngo za miliyari, ngo ngiye ngo ufite ibiki n'ibiki, ngo ngiye ngo je suis le président ngo ndi perezida w'igihugu runaka, ngo je suis ministeri, je suis député, je suis sénateur, ariko utazi neza yuko nubwo uvuga ngo ufite icyubahiro, ariko Uwiteka yakoreba akabona ubundi akabona urakabwa. Uzakabona urakabwa mu buryo budasanzwe. Umva icyaha iteka ryose gituma usuzugurwa iyo wakoze icyaha, uba uri insuzugurwa aho wagera hose. Iyo wakoze icyaha uba uri insuzugurwa. Nushaka uzatunga ibintu byose biri mu isi, ariko niba ufite icyaha uzamenye neza yuko uri umutindi mubi cyane, uri umukene mubi cyane. Impamvu uri umutindi ni ukubera icyaha, ariko igihe cyose amaso yawe azahumuka ukaba wamenya ukuri, bizatuma uva mu cyaha uvuge ngo ubu ngubu si njyewe urimo, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Muri make ugahita ngo nabambanywe na Kristo, ubu ngubu si njyewe uriwe, Kristo ni uriho. Kuko icya mbere cyo bizatuma uca bugufi, bizatuma uyobora igihugu cyawe uca bugufi, bizatuma uyobora itorero uca bugufi, bizatuma uyobora umuryango uca bugufi, bizatuma aho umwana wose uzakugeza uzahagera uca bugufi. Ariko impamvu mutari guca bugufi ni ukubera yuko mukiri impumyi, mukaba muri n'abatindi. Muri make ugasanga imitekerereze yanyu itekereza hafi cyane, ugasanga nta bitekerezo bizima mufite, ahubwo mufite ibitekerezo byo kwirirwa musenya gusa ibyo abandi bagiye bubaka. Yesu nashimwe. Wowe ushaka kuwasuzugura Imana, ugasuzugura Imana ukavuga ngo Imana ngo ni iki, ngo ngiye ngo reka ngo ngiye ngo hoya ngo tuma ngo abatinganyi ngo ibitinganyi ngo ibiki n'ibiki. Ariko reka mbabwire, icyaha cyose wakora kizagusuzuguza, uzasuzugwa n'icyo bita icyaha, kizagusuzuguza kandi nawe uzabireba. Yesu nashimwe. Ariko aracyateze amaboko avuga ngo nawe ngwino. Uwiteka ashimwe cyane. Akeneye ko wongera kuza mu ruhande rwawe. Ngwino, Yesu Kristo aracyateze amaboko agira ngo nawe akwakire. Ninginga Imana ngo itwereke Yesu umwakire, nawe nicyo ngusabira. Numara kumwemera mu mukiza wawe, muhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire ubwo buntu wahawe nawe. Ninginga Imana ngo itwereke Yesu umwakire, nawe nicyo ngusabira. Yesu ashimwe cyane. Mbabwije ukuri, ibibazo isi ifite ibiza muri kubona biri kugenda biza akanya gukanya, nta kindi bari baterwa n'ibyaha abantu bagiye bakora. Ariko Uwiteka azaza ntabwo azatinda, kuvuga ngo abo yarimburiye n'ibyabo ngo nibo bafite ibyaha. Icya mbere cyo, iyi si izakomeza kugira icyo bita umuvumo kugeza Yesu agarutse, kuko banze kumva ijambo ry'Uwiteka, bakaba baramaze kurita kure. Ariko niwemera ukumvira, uzaha icyo bita ibyiza byo mu gihugu. Ariko niwanga ukagomwa, inkota izakurya y'Uwiteka. Tugiye gusenga Imana.
tugiye gusenga Imana aho ugahagaze iyi saha, ukomeze uri kumvira ijambo. Nsinzi ahantu uherereye, ariko turashaka dusenga n'Imana, wongere usaba Imana imbaraga zigushoboza guca bugufi, zigushoboza kubaha Uwiteka, kuko icya mbere cyo niba wicisha bugufi ukubaha Imana, uzabona zero ngo nuko ibintu biko ari bitatu nta kindi rwose uzazibona. Ariko iteka ryose nusuzugura Kristo, niko yavuze, aravuga ngo nunsuzugura nanjye nzagusuzugura, ariko nubaha nanjye nzakubaha. Niko Yesu yavuze iryo jambo rikomeye cyane muri Bibiliya ririmo rwose. Ariko abantu benshi cyane bagiye musuzugura, ariko abanjye Imana bo ntibayisenge, bazapfa bose be kurimbuka. Kuba wapfa rero ntawe ukuvuga ngo wagiye mu mva bagiye gushyingura, ahubwo dufite abantu benshi cyane b'imirambo. Hari abantu benshi cyane bapfuye bahagaze, hari abantu bahagaze rwose ari imirambo, ugasanga umuntu arimo aragenda ariko ni umurambo, ugasanga umuntu iteka ryose agenda mu modoka nziza ariko ni umurambo, agenda mu ndege nziza ni umurambo, atuye muri etaje ni umurambo. Muri make abantu bakagira ngo kuba atuye ahantu heza ngo nibyo byamugira umwana w'Imana. Uzagirwa umwana w'Imana ari uko wihana ibyaha, ukemera Kristo akaba yakubabarira. Cyo kintu cya mbere gikenewe. Naho ibindi byose wakora utagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, byose bizakubana ikibazo. Icya mbere cyo tuguye icyo bita imirambo yo mu matorero. Mu matorero dufite imirambo myinshi ishoboka rwose, ari makorari harimo imirambo, mu bakristo harimo imirambo, mu bashumba harimo imirambo, mu bavugabutumwa harimo imirambo, mu bahanuzi harimo imirambo. Ariko iyi saha cyane niwongera kwisuzuma ukamenyereza yuko uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bizatuma utaboneka nk'aho uri umurambo, ahubwo bizatuma ugaragara yuko uri umuntu wejejwe, uri umuntu ufite ibigukwiriye byose nk'ibyo Uwiteka ashaka. Kuko icya mbere cyo icyubahiro ntabwo uzigera ukibona ukiri kugenda muri ubwo buryo bumeze gutyo, ntabwo uzigera unezeza Uwiteka ukimeze gutyo. Ahubwo ikintu gikeneye kuri wowe ni uko wakwicisha bugufi cyane, maze Uwiteka we agashyirwa hejuru. Kuko ibyo wakora byose Uwiteka adashyirwa hejuru, byose bizakubara impfabusa. Ariko niwemera ukumvira, Uwiteka azagushyira mu gihe gikwiriye. Ikindi gikenewe ni ukwemera ugaca bugufi mu izina rya Yesu, kandi Imana izagutabara. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusenge Imana, ariko usaba Imana imbaraga zigushoboza kongera kugaragara nk'umuntu uriho, ntugaragare nk'aho uri umuntu wapfuye. Kuko icya mbere cyo ijambo ry'Imana tuvuga cyane ahangaha, mureka turisome mu byahishuwe Yohana bice 3 umurongo wa 18. 18 amagambo avuga ngo, dore ndakugira inama, ungureho zahabu yatunganyije mu ruganda, ubone ukuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Yesu nashimwe. Iyi ni inama tugirwa. Bazibaze cyane rero, icyo ugomba gukora nta kindi ni ukwemera kwihana, ni ukwemera ukatura, ni ukwemera ukemerera Imana ukavuga ngo sinjye uriho, nubwo naba nyoboye itorero runaka sinjye uriho, ni Kristo wenyine ubwe niwe ugomba kuba ariho. Kandi bizatuma uzamuka, kandi bizatuma ugira icyubahiro. Nuvuga ijambo ry'Imana ukabivuga mu kuri kw'Imana atari mu kuri kwawe, bizatuma wubahwa mu mahanga yose. Ibintu byose uzakora byose ukabikora mu kuri kw'Imana atari mu buryo ushaka wowe, bizagenda neza. Ariko impamvu ibyo uri gukora bitari kugenda neza biba biterwa n'uko urimo urabikora mu bushake bwawe atari mu bushake bw'Imana. Mureke dusenge Imana, Imana ikomeze dushyigikire muri byose, kandi Imana ikomeze tube bugufi. Imana itwambike imbaraga dushoboze kubaho twejejwe, tubaho tukiranutse. Imana idushoboze cyane muri rusange. Imana dushoboze tuba dufite umutima ukiranuka, umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, kuko dukeneye ko muri iyi minsi ko dutunga imitima idushoboza kuba twaca bugufi, tukubaha Uwiteka, tukagiriza ingorane z'ibintu byose ko ari bitatu, kandi byose tuzabyakira nk'uko Imana biteguye, kandi byose tuzabyakira bitewe n'ukuri kw'Imana. Ibindi byose wakora utubahe Uwiteka, ibindi byose wakora utagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ibindi byose wakora Imana itakwemera, aho ngaho uzaba ari ubutsa,
uko Petero yavuze aravuga ngo mahanga yose ubaha Uwiteka akaba yakora ibyo gukiranuka, uwo ngo Uwiteka aramwemera. Niyo kintu cya mbere Uwiteka aramwemera. Niyo nawe bikeneye yuko Uwiteka agomba gukwemera, ari ukwemeye guca bugufi. Uko icya mbere cyo nuca bugufi ugasenga uciye bugufi bizagenda neza. Ariko iteka ryose abantu benshi bari gusenga ariko batemerwa n'Imana, ariko uharanira kuba bakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose, kandi bizagenda neza. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe watwohereje muri akanya. Ubu ni ubutumwa bwawe bwiza buduhaye Kristo muzima. Turisuzumye dusanze ntabwo twakoze ibyo ushaka. Ku ijambo ritubwira ngo bose bakoze ntibashikire ubwiza bwawe. Dusanze twatekereje ko turi abakire, twatekereje yuko turi abantu badasanzwe, twatekereje yuko turi abantu bafite ibigwiriye hagati muri twebwe. Twisanga dutekereza yuko turi abanyabwenge, kandi ijambo ritunga umunyabwenge ngo nubaha Uwiteka. Kandi ibyo zasanze muri gutekereza yuko twebwe hari aho twihagije, ariko dusanze twarabaye ibigoryi, sanze twarabaye Kristo muzima impumyi, sanze twarabaye babatinde, sanze twarabaye abakene mu buryo budasanzwe. Ariko isa tugusabye imbabazi, reka wongere ubabarire imitima, reka wongere utubabarire aho utagize guca bugufi. Iri ni ijambo rikomeye wongeye kutubwira, ntabwo twaciye bugufi, niyo mpamvu utashyikiriye ubwiza bwawe. Ariko iyi saha dukeneye kongera kuba abana bakwishimiye gushimisha, keneye kongera kuba abagaragu bawe, abasore n'abakobwa wemera, mu izina rya Yesu. Wera wa Isiraheli we, twambike imbaraga zidushoboza Mana guca bugufi. Niyo bigize tuzakora byose, niyo bizagenda neza. Ariko twarasinziriye Mana, turayoba. Dushoboze Kristo, dushoboze Mana kubaho dufite ibigwiriye bivuye kuri wowe. Urakoze Imana y'amahoro, urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kudushoboje, urakoze kuduhaye gukiranuka mu buryo bwose bushoboka. Urakoze ku ineza yawe yongeye kutugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze yuko hari byari bimaze iminsi bitwizingiraho, Mana maze kudukuraho. Urakoze yuko twemeye, urakoze yuko twegesha amaraso yawe, urakoze yuko wongeye kuduhereza Mana icyo bita ubugingo. Urakoze kongeye kuduha icyubahiro, urakoze kongeye kutugira abakire mu izina rya Yesu. Wera wa Isiraheli we, urakoze Kristo, urakoze kumvishe gusenga kwacu. Sabye neza nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana y'amahoro ikomeze ibahaze ibyiza, kandi ikomeze ibabwirize ibyo mushaka byose, ihaze kwifuza ku imitima yanyu yo mushaka byose. Imana ibibahereze mu izina rya Yesu, kandi izabagira neza ndabizi. Icya mbere cyo we niwemere cyane gene kuri principe yo guca bugufi, ni ukuri Imana izagushireje mu gihe gikwiriye. Nutekereza ngo gutya na gutya kandi akari ibyo yavukanye, nawe ubwawe hari ibyo Uwiteka ari bugukorere, ndabizi. Bigiremo uruhare kandi bizagenda neza. Wowe ntigire ikibazo, Uwiteka muri kumwe nawe. Shalom shalom. Wafite ikibazo cyangwa igitekerezo, wakoresha nimero iri kuri WhatsApp biri munsi, uzajya ubona munsi iyo nimero. Kandi Imana yamuri kumeze bagwize, kandi mureke cyane dukunde ijambo ry'Imana, dukunde kumva ubutumwa bwiza, dukunde kumva ibyo Imana dushakaho, bizatugendekera neza. Icya mbere cyo nimutagwa isari rwose tuzasarura ibintu bizima. Icya mbere cyo Uwiteka yiteguye batugira neza mu buryo bwose bushoboka. Shalom shalom, turi kumwe. Imana yamuri kumeze bahire, kandi kumeze bahaze ibyiza byose bishoboka.